Bene data nongeye kubaha ikaze mu kiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana mutegurirwa na Pastor Francis Rukundo. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo babongereye umuruho ngo badatekereza kanani yabo. Babongereye umuruho kugira ngo badatekereza kanani yabo. Sinzi niba nawe usingira uwo mutwe w'ijambo, ariko reka twinjire muri Bibiliya iravuga mu gitabo cyo kuva igice cya 5, Farawo agwiza uburetwa bw'Abisirayeli bagaya Mose na Aroni. Mose atakira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Isirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bamuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekereye, none turakwinginze reka tugende tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi 3 dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera ikatwicisha mu giga cyangwa inkota. Umwami wa Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni, niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Ndasubiramo ako kantu, niki gitumye murekesha abo bantu uburetwa bwabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko buretwa n'abatware bo muri bo ati, ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere. Nibagende bishakire inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kuwubagabanirizaho na make, kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati, tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwe imirimo irushaho kurushya, bayikore, be kwita ku magambo y'ibinyoma. Muri abanebwe. Nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka ibitambo. Nuko none nimugende mukore, kuko ari ntanganagano muzahabwa, ariko muzajye mwuzuza umubare w'amatafari. Imana yacu ishimwe cyane. Igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, bari mu buretwa, bakoreshaga uburetwa. Iyo nkuru ni ndende murayizi, sindi wisubiremo na cyane. Hanyuma bamara igihe barushye, bagowe, bavunika, bakoreshwa imirimo y'agahato, bababaye. Imana iza kwibuka isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo nk'Imana y'Abisirayeli. Yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu, irangije iragenda ireba Mose iramubwira iti, nibutse isezerano. Mose abanza kuvuga ati, ndinde watunguka imbere ya Farawo? Imana imwigisha gukora ibitangaza, hanyuma irangije iramutuma. Mose aragenda, ageze kwa Farawo abwira Farawo iyi nkuru dusomye. Aramubwira ati, reka Abisirayeli bagende gutambira Uwiteka Imana ibitambo, baziririze n'iminsi mikuru mu butayu. Farawo aravuga ati, ndi Uwiteka ninde ngo mbareke? Farawo arangira avuga ngo ntabwo nabareka. Icyambere, ntabwo yashaka kureka bari abantu ngo bave mu buretwa, ntabwo yashaka kurekura Abisirayeli. Imana ifite icyo ishaka,
irashaka ko bava mu buretwa. Farawo nawe ntabwo ashaka ko bava mu buretwa. Arangije bamaze kumwanga Imana y'Abaheburayo yarutubonekeye, umwami wa Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni, ni iki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Iyi nkuru Abaheburayo babwiwe, batangiye kumva mu bitekerezo byabo Imana yabo igiye noneho kubajyana mu gihugu kigari gitemba amata n'ubuki, igiye kubasubiza muri gakondo yabo, igiye kubakura mu mibabaro bari barimo. None ibyiringiro biragaruka, bagiye kumva bumva ibyo barabyumvishe neza. Inkuru iba ariyo iba inkuru, mu rugerero rwabo bakavugana, bakavuga bati tuzava kandi muri iki gihugu. Imana yabonekeye Mose na Aroni, bagiye kuvugana na Farawo, baragenda bavugana na Farawo. Farawo aravuga ngo niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Buri gihe iyo abantu bari bagiye kuva mu buretwa, Farawo ntabwo aba ashaka ko babuvamo. Aravuga ngo niki gitumye mubarekesha iyo mirimo? Ntabwo yari iyindi mirimo myiza, byari ukubumba ariya amatafari bakabaha inganagano. Niba babaciye umubare w'amatafari 1000 cyangwa se 100, uwo mubare umuntu agomba kuwuzuza, ikiboko kibari hejuru nk'abantu bari mu buretwa bose. Ibyo byaje kuvamo ko bizana ingaruka, bizana ikibazo. Farawo aravuga ngo niki gitumye mubarekesha imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Uzi ko hari igihe umuntu ajya kuva mu buretwa ariko Farawo nyine akanga. Ukabona umuntu nubwo yari agiye kuva ariko Farawo aranga. Hari n'igihe twakizwaga, buriya twakijwe natwe Satani yari adufite, yadukoreshaga imirimo y'agahato, yadukoreshaga uburetwa. Natwe twari mu bundi buretwa bwo kwa Satani. Abantu banywa inzoga, umuntu atabishaka ariko akajya yumva nyine inyota yabyo. Abantu bagasambana, barabizi ko mu gusambana bakwanduramo indwara, barabizi ko bakuramo na sida, barabizi ko baterwa n'inda zidateganyijwe. Ibyo byose ntibabishaka, ariko bakumva hari izindi mbaraga, hari ikindi gitutu, hari iyindi pressure iri ku muntu mpaka akoze cya cyaha. Burya barimo gutwazwa igitugu. Ndabaha urugero, hari ukuntu umuntu, abantu banywa itabi, bageraho akumva arashaka kureka itabi ariko akananirwa kurireka, bikababera intambara. Akajya avuga ngo icyama n'umuntu w'umuti nkareka kunywa itabi, akagera n'aho arireka akajya amara iminsi nk'itanu cyangwa icyumweru, bikongera bikanga, akongera akabarisubiyeho. Akumva ngo umutima urimo gusa nakumva, akongera akarisubiraho. Burya ntabwo ari wowe unywa itabi, si wowe usambana, ntabwo ari wowe unywa inzoga, ahubwo hari ikindi kiguhata, cyagushize mu buretwa, kigutwaje igitugu, kiguhata imirimo y'agahato, kikubuza gukorera Imana yawe, kikubuza gutambira Imana yawe. Satani afite uburyo afite abantu mu buretwa mu buryo bukomeye cyane. Afite uburyo atwaza abantu igitugu, arabababaza, kandi nta munezero bateze kubona, kuko nawe nta munezero afite. Ni nayo mpamvu ntawe yatanga, kuko umuntu atanga icyo afite. Satani nta mahoro yaguha kuko nawe ntayo afite. Satani nta mugisha yaguha kuko nawe ntawe ufite. Abamukorera bose bazasoza nabi kandi bajya basoza nabi. Ibi rero birakwereka umuruho uri ku bantu. Noneho ubutumwa bwiza bubagezeho buzanywe na Mose. Mose ababwiriza ubutumwa bwiza, barangije imitima yabo itangira gutekereza ku Mana yabo, batangira no gutekereza igihugu cy'amasezerano. Kuko nawe nkeka yuko waba ufite ikindi gihugu cy'amasezerano utekereza. Batekereje ku gihugu cy'amasezerano, barangije batangira kumva noneho bishoboka yuko bakwambuka, bishoboka ko bava muri icyo gihugu cy'uburetwa cyuzuye ingeso mbi. None ihumure riraza, batangira no kwivumbura ngira ngo kutajya no gukora bwa buretwa na ya matafari. Farawo biramubabaza cyane, aravuga niki gitumye barekesha imirimo yabo? Ubutumwa bwiza twababwirije bwatumye bamwe muri mwe mugira imirimo murekayo Satani, bituma bamwe muri mwe hari indi mirimo mwacitseho intege.
bituma bamwe muri mwe hari imirimo mutagikora mwakoraga mukiri abapagani mutarakira inkuru y'ubutumwa bwiza bubakura mu cyaha kugira ngo mwegere Imana. Noneho ubutumwa bwiza bubagezeho, Satani ababazwa nuko muretse imirimo. Hari imirimo mwaretse bibabaza Satani. Bamwe baretse gusambana biramubabaza, abandi baretse inzoga biramubabaza, abandi baretse kwiba biramubabaza, abandi baretse itabi biramubabaza, abandi baretse kugira amagambo ya menshi bibabaza Satani. Arababaye aravuga ngo niki gituma murekesha abantu imirimo? Niki gitumye ngo musubire mu buretwa bwanyu? Iri jambo rirakomeye cyane. Uzi ko Satani ajya ashaka abantu basubira mu buretwa bwabo? Uzi ko Satani ajya ashaka abantu basubira mu busambanyi? Uzi ko Satani ajya ashaka abantu basubira mu bujura, mu nzoga? Uzi ko Satani ajya ashaka abantu basubira mu kabari? Uzi ko Satani ajya ashaka abantu basubira mu cyaha? Uzi ko Satani ajya ashaka abantu basubira inyuma? Bari baje, bari bagiye gutsimbura, bari bagiye kwibohora ingoyi, barangiza bakongera bagasubizwa inyuma, bakongera bagasubiramo. Uyu murongo Farawo aravuga ngo, kandi Farawo ati dore abo bantu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Abantu bakubwirije ubutumwa burya ari uburetwa bakuruhuye. Abantu bakubwiye inkuru zituruka ku Mana burya ari uburetwa bashakaga kukuruhura. Farawo nawe arabizi aravuga ngo baragwiriye cyane, none mubaruhuye uburetwa. Biramubabaza, koko mubaruhuye uburetwa, koko mubaruhuye ya mirimo, mubaruhuye ya miruho. Yumva ntabisingira. Kandi kuri uwo munsi murongo wa 6, Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko buretwa n'abatwara bo muri bati ntimwongere guha abo bantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere. Nibagende bishakire inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabanirizaho n'amake, kuko ari abanebwe. Mu yandi magambo, Satani acyumva ko bari bagiye gucika, yumvishe ko imitima, Farawo yumvishe ko umutima n'ibitekerezo byari bitangiye guhinduka. Aravuga ngo buriya akazi ni gake, ahubwo twari dusanzwe tubaha inganagano barangiza bakabumba amatafari. Noneho ntimubahe n'inganagano, mureke bazishakire kandi babumbe wa mubare. N'abanebwe nicyo kibatakisha ngo bajye gukorera Imana. Satani arabona warabaye umunebwe. Farawo yabona ngo ubunebwe aribwo bwateye ikibazo. Arabona utagishaka kujya mu kabari ngo wicare utinda, akavuga ati wagize ubunebwe. Noneho Farawo aravuga ngo n'abanebwe mubongerera akazi. Satani iyo dutangiye kumucika ategura nawe uburyo atwongerera umuruho, ategura uburyo atwongerera akazi. Hejuru y'ibyo twakoraga atwongerereho n'ibindi, ariko mu mutwe twe gutekereza Kanani, twe gutekereza igihugu cy'amasezerano, twe gutekereza aho Imana itujyana. Aravuga ngo babongerere umurimo wo kujya kwishakira inganagano, kandi n'amatafari bayagumeho. Nicyo kibatakisha bati tugende dutambire Uwiteka Imana yacu. Abo bagabo bategekwa imirimo irushaho kurushya. Uzi ko hari igihe abantu batangira n'urugendo rw'agakiza, ariko mu minsi mike bajya kumva bakumva bategetswe imirimo irushaho kurushya. Uzi ko hari igihe abantu buzura umuruho. Uzi ko abantu Satani yari igihe abongerera umuruho. Uzi ko abantu babayeho mu buzima bubabaje cyane. Umurongo wa 17 twasomye bavuga ngo arababwira ati murabanebwe, nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka Imana ibitambo. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, niyo yonyine yakuruhura uwo muruho Satani yashyizeho. Niyo yonyine yaguha ubwenge ukamenya uko ubigenda uko ubyitwaramo. Niyo yonyine yaguha uko ubiringaniza kugira ngo buri kintu cyose kigire umwanya wacyo. Ariko ubitekereze neza, koko umuntu yakabaye abyutswa nuko ashaka kwihagarika kuruta kubyutswa no kuramya no gusenga. Twongere dukunda Imana, twongere dusenga Imana, twongere turamye Imana, twongere biriho gukanguka. Kanguka wambara imbaraga zawe Siyoni. Kanguka nawe wongere wambara imbaraga zawe, wongere ukora imirimo yawe,
wongere ushake Imana nk'uko wayishakaga, wongere uramye nk'uko waramyaga, wongere usenge nk'uko wasengaga, wongere uhimbaze nk'uko wahimbazaga, wongere usabane n'Imana nk'uko wasabanaga nayo, wongere wiyirize nk'uko wiyirizaga. Imana igusubizemo imbaraga, Imana ikongerera imbaraga, Imana iguhindure isi ye kugutwaza igitugu, Imana yo mu ijuru ikugirire neza, kandi Imana ikurinde kandi igushoboze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Reka dushime Imana. Ndagushimiye data mwiza. Satani yongereye umuruho ku bana b'Imana kugira ngo badakomeza gutekereza igihugu cy'amasezerano. Ndabasengeye abumvishira ijambo bose, Mwami, kugira ngo uduhe ubwenge bwo kubasha kurushaho kumenya gukora ikintu mu gihe cyacyo, kugira ngo turusheho gutekereza kuri gakondo yacu ndetse na kanani yacu, ariwo mugisha wacu, ariho amahoro yacu ariho umunezero wacu uri, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Shalom.